nemeye ntagahato ko guhera uyu munsi kugeza ikindi gihe ntazi nzaba ndi muri iyi si nzaba n'umufana wa Reyo ubatirijwe muri maze amarira Reyo umva Reyo nyihaye ikira nemeye ntagahato ko umanitse n'ikiganza Reyo yatsinda ngomba kuyigwa inyuma Reyo yatsindwa ntazayiva inyuma shingiye ko yaduhesheje ishema Kagame Cup tukaba tuyifashe gutya irushanwa rirangiye abantu bibaza bati bibera mu kibuga ni ibiki ni gute ikipe ya Gor Mahia ikubita APR ibitego bitanu ni gute ikipe ya Rayon Sport isanzwe hano mu Rwanda itsindwa na APR ni gute ikubita ikipe yanogeje APR cyangwa APR kakano bavuga bati ko kuyibira cyaba bikora watuza ni ubutumwa n'uwitwa Munyakazi waririmbye cyangwa se 001 cyangwa Bruce Melody mu ndirimbo yise Munyakazi yararirimbye ati cyangwa Murera ati nifanira Amavubi ariko nyuma yuko Rayon Sport nayo itwaye igikombe yagiye ku nkuta nkoranyambaga na warandika mugumisha iki gikombe gifite izina twubaha hano iwacu by'umwihariko mukomerezaho Rayon Sport guca ibyuma bizanye intsinzi kome ubu nawe uzicwe na Kiwingo na Kanyanga na ngufu zikurimbagure tujye hano ngo tuvuge ngo wari umunyabigwi Mitsuri intwari no yitangiye amubuze uri intwari ariko Mitsutsu ikintu atahwemye gushaka kandi yakigezeho nubwo yabuze umuvandimwe we kumva yaharaniye ibyishimo by'umuvandimwe we igihe uri Musanze ushaka guspending night ahantu hameze neza haryoshye yes waza muri Home Bar and Restaurant Company Limited niho hano nageze hari abaseriveri bameze neza cyane metero nkeya uturutse ku muhanda werekeza mu Kinigi usa nugana Cyanika metero nkeya kuri Santere Umwari hitwa kuri Santere Umwari aho bita Home Bar and Restaurant yego bagufitiye igikoni kimeze fresh sana bagufitiye amacumba ameze neza cyane bagufitiye icyo kunywa kimeze twizeye ko umeze neza cyane by'umwihariko mwe mwakoze subscribe mudahwema kubana natwe hano kuri Meni Empire mudukurikira 5 kuri 5 mwibereye hano mu Rwanda mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwibereye mu bice bitandukanye bigize isi turizera ko ibintu byanyu biri kugenda biryoha bimera neza cyane turizera ko ibyo muri gukora byose biri kuba imigisha ikomoka ku Uwiteka kandi namwe niba hari abatamerewe neza Uwiteka ari mu ruhande rwanyu muhumure muraza kuba mwabisohoka muri iyi si uyu munsi tuba tumeze neza ariko ejo tukaba tutamerewe neza niko ubuzima bw'isi bwubakitse nge nitwa The Pure ndi kumwe na Mami hano kuri Meni Empire Mami umeze neza I'm good kugenda umuzinga wikoza hirya no hino gake I'm good kuruta before I'm good ndi feelinga better meze neza kurusha ikindi gihe mwambonye gute byagenze bite mbabarira wimbwira gikundiro ntago nyivuze cyakoze depi ntakubeshye kuva uyu munsi kugeza igihe ntazi ariko nkiri muzima nemewe ntagahato ko ikipe ya Rayon Sport ariyo kipe ya mbere ifite abafana bivuye ku mutima muri East Africa no mu Rwanda ariyo kipe na neglige bakansaba yuko najya no muri fan club ariko simbibona ariko ngiye kubwanje uyu munsi nemeye ntagahato ko mbaye umureyo shingiye ko ibitego bibiri ye baba we bishyushye gikombe yabitsinze uri kumva igikombe cya Kagame Cup kigataye iwacu mu Rwanda mu gihe igihugu cyacu twari tumaze iminsi duca mu bihe bitatworoheye abanyagihugu abakunzi ba showbiz murabizi mbere na mbere banze suje abakunzi banje kuri Meni nguhaye ikaze hano kuri Meni Empire abakunzi banjye rero ndabasuhuje nari mbakumbuye muze duhoberane so twatumaze iminsi tutari gukora
ariko mu by'ukuri Yego. nk'uko mbora mibabwira murabizi ko ndi byishimo ndi munezero mura mfite vibe ariko z'uyu munsi zo sinzi nukureho urushinge Uyu munsi ni extraordinary. ye baba we ukomeze urebe iki kiganiro ku munota wa mbere paka kirangiye ese mami twagira ngo babarira uretse kumbaza amagambo menshi mbanze mvuga ibindi ku mutima uri kumva abone kumbaza ko jewe so Rayon Sport match respect ndabashimiye yuko umutima wanjye wari umaze iminsi uca muri byinshi mwongeye kunezeza pe mwongeye kunezeza iki cyumweru gishize nta byishimo mfite pe abakunzi banjye kuri Men Empire ntago naza hano ngo mbahe ibyishimo nge ntabyo mfite ku mutima ako kantu kuba nkavuze ntago ari akantu gapfuye kuza gutyo uri kumva hari umugabo mu gentleman nawe nabonaga ntabye birenze ariko kuva yakavuga nanjye kangoze ku mutima ntuzatanga ibyishimo udafite banza nawe ubyishakemo ubone kubiha abandi umugabo bita Mitsutsu yaciye muri byinshi bitandukanye muri iki cyumweru kandi nge sinakishima mbona abantu nkunda abantu bankikije bababaye pe ubwo yaburaga umuvandimwe we yararwaje imyaka irenga 2 mu bitaro amutanzeho byinshi ubwo umuntu ufana cyane umuntu mami afana cyane role model wanjye nigeze gukora ikiganiro mbivugaho Bahavu Jeannette yari yabuze umuvandimwe we Liza urukumva ni ibintu naciyemo muri iki cyumweru bitari biryoshye ariko ngaruke kuri Mitsu uri gentleman Mitsu uri umugabo udasanzwe uri intwari abandi bagabo babirebereho umugabo ugurisha ibyo yaratunze byose umugabo ureka akazi impano ye inzozi ze zose akajya kurwaza undi umuvandimwe we binagaragaza buriya bigeragezo biza bihetse ibisubizo bure ibintu ducamo nibyo bitugira intwari imodoka cano ye mitungo ye birangiye no yitangiye amubuze uri intwari ariko Mitsutsu ikintu atahwemye gushaka kandi yakigezeho nubwo yabuze umuvandimwe we kumva yaharaniye ibyishimo by'umuvandimwe we n'abagabo bake twasanga hano umutima nkuriye ugata akazi wakundaga ugata ibintu by'agaciro wari ufite ukajya kurwaza umuntu usibye Yesu wenyine wabikoze akitangira abantu Mitsutsu numwe mu bagabo bagira urukundo dufite muri iki gihugu ako no muvandimwe da n'umuvandimwe ariko ntago uzi ko abavandimwe n'umuvandimwe akurya akakumaraho ibyawe ahubwo uriya mwana yari bogari uriya mwana arazi ubwenge nabonye akavido barimo baramubwira ati bwivugisha mama aragukumbuye arimo arabwira mama ati je t'aime mama ndagukumbuye ibintu nk'ibyo ndabatuye umwana pe mana wamukijije ko mbona ari mwiza koko uri kumva yego Mitsutsu rero umutima urababaye nagize sheke ikomeye nta kindi twamubwira usibye kumwihanganisha kandi agakomera akagira imbaraga kuko ibigeragezo biberaho kutwigisha ni nabyo bihe uwitwa Bahavu nawe yatakarijemo cyangwa se yaburiyemo umuvandimwe we ariko Bahavu naramukunze cyane ni intwari man cyakora ibi bintu byaranyigishije no mpamvu nabwiye abakunzi banjye ngo nago nabahe ibyishimo ngiye nafite ibintu byaranyigishije bituma nongera kugira agakiza urumva nyine hari ukuntu ngiye mba mvuga ngo ndakijijwe sibyo ariko ibintu mbona muri iyi si nibyo bituma maramaza uri kumva Depiwa nabonye mu gihe bari kwitegura guherekeza Liza mbona Imana muri biriya bintu mbona ukuntu abantu bakomeye mu gakiza Bahavu hari ukuntu yajyaga aza hano akigisha ijambo ry'Imana tukagira ngo ariko acting bamwe na bamwe ariko sinjye kuko ngiye mwizereramo n'abandi bantu batandukanye ariko icyo nabonye cyo Bahavu afite Imana kandi arizera noneho si niyiwe gusa ni Imana akomora kuri mama wiwe kwa kundi mama waba yizera ya Mana nawe ukavuga ati nzayizere mama we yarari guseka uzi kugira kubura umwana wawe ugaseka ugasanga niwe ari guhumuriza abandi bantu uzi kubura umuvandimwe wawe mukaririmba museka ariko mushira biriya bintu byanyeretse gukomera byanyeretse ikindi kintu cyuko nubwo ibibazo byatubayeho
haba hari umugambi w'Imana kandi ntabwo ariyo saha yo kurakarira Imana. Hari abantu bavuga bati si ngombwa ko umuntu wese wagiye aherekezwanywa amarira agahinda. Noneho ikindi uyu muriza wabo ni umuntu ngo yari afite ubuhamya bukomeye cyane, nta nubwo ibi bintu yabyifuza, ko ni umuntu witangiraga famiye, ni umuntu washakaga ko abantu bose bishima, ni umuntu wajyaga muri bakuru we n'abarumuna akabahumuriza, ugasanga ibintu byose yabikoze. Iyi famiye much respect, mwihangane, gusa hari ibintu beraho kutwigisha mwana. Nuko rutamenyerwa, ariko ubusanzwe n'ubundi kinyabuzima iyo kivutse kirakura, igihe kikagera kigapfa. Kirapfa, ariko nanone turabizi ko tuzapfa pe, sibyo? Ariko se upfuye ushize inkuru kimusozi, wamara iki rubanda, wamara iki society? Nimbe n'uyuriza abantu bari kuzakavuga ati uyu muntu yakoze ibi nibi, sibyo? Nimbe n'uyu muhungu umwana wo kwa Mitsutsu, abantu bari kuza bakavuga ati uyu mwana yari umunyahanga, twamubonaga mejo yari iki n'iki. Ariko se reka mbabwire, dear people, abakunzi banjye hano kuri Men Empire, ubu nawe uzicwe na Kiwingo na Kanyanga na Ngufu zikurimbagure, tujye hano ngo tuvuge ngo wari umunyabigwi. Igihe abantu bazaba bateranye bazabaganira, tuzavuga ngo wari umunyabigwi. First of all, Imana iratubwira ngo ikunde, numara kwikunda ukunde na mugenzi wawe. Icyambere wakoze icyaha. Yego. Niwigeze wikunda. Kuko iyo wikunda ari gukunda na bagenzi bawe, wariyahuye. Abantu baduhaye uburozi, baragiye bashyira uburozi mu nganda, n'abandi bantu bagira uburangare barabyemeza. Wowe uri kuza kubikonsuminga kandi ubizi neza ko ugiye kubinywa ngo bikwire. Urukumva icyo kintu? Ariko ntago baba babizi. Baba babizi kuko ntago ushobora kujya kunywa Ngufu utazi ikintu giye kugufasha. Ubizi ko ari ibintu igiye kukwibagiza. Ubizi ko ari ibintu igiye kugufasha mu mubiri wawe. Kandi nubwo igiye kugufasha urayinywa wumve irabigufashisha, ariko uburozi isize mu mubiri wawe ni uburozi buzakugezayo. Kandi ngo haranditswe ngo ntago ngo tumenye ko imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka. Nibyo bintu Bibiliya itubwira. Umubiri wawe n'urusengero rw'Uwiteka. Niwafata nibuye ngo urite mu rusengero, ariko uri gufata urusengero rw'Uwiteka, uri muratama iyo myanda, uri muratama ubwo burozi. Kandi ubwo burozi iyo ubunyweye bukujyana no mu bindi byaha. Iyo unyweye Ngufu ushaka gusambana, ni naho hahandi abagabo bamara kuzinywa bakajya gufata abagore babo ku ngufu. Umugore n'uwawe, kuguha yaguha, kugukorera ibyo byose yabigukorera, ariko kuko wabinyweye biri kugupushinga nyine kuhita ubimukoresha ku kanya. Ni nkaho umufashe ku ngufu. Abandi barimo baraheka abana bacuramye, abandi ibi bintu rwose birarenze, biri too much. Mami, too much. Yego wenda ntitwari kubirenza igoye, ariko tugaruke kuri Rayon Sport. Reyo yacu ubu ngubu natangiye kwipanga akazi. Ubu wabatirijwemo. Dumureyo sha. Dumureyo. Umva, ye baba we, dore celebration. Dore abamotari ngo barazenguruka kubakontorora bikanga. Wabonye ikipe ikunzwe muri East Africa, abareyo nibo bantu bafite abafana banyabo imbere n'inyuma, ku mutima no ku mubiri. N'abapolisi bari bahagaze gutya byabacanze, kubakontorora byabananiye. Wari wabona abantu buzura umunezero nta kintu bafashe. Ni Rayon Sport yongeye kwandika amateka bwa kabiri ku gikombe cya Sekafa Kagame Cup cya 2026. Ni igikombe yaherukaga gutwara nanone mu mwaka w'1998. Uri kumva igihe deja abayikina mu uyu munsi bari abana batoya benshi, bari batoya abandi bataravuka. Ni ikipe cyangwa se kuba igikombe cyasigaye mu gihugu, ni ibintu bivuze ikintu kinini ku Rwanda. Nubwo mu bintu bya fanatisme wivuga ngo ikintu kinini gusa, renzaho ngo ishema. Ni ishema kuba iki gikombe cyaratewe inkunga ikomeye n'umuyobozi w'igihugu cyacu, bakacyita Kagame Cup, kigatwarwa n'abandi bantu bo hanze. Byari kuba ari ikibazo. Ariko ni umugisha ukomeye kuba Bareyo, uri kumva, ikipe ya Rayon Sport yaduhesheje ishema, bagatuma kiriya gikombe tugifatisha
amaboko yacu bibaye y'igihugu imyaka myinshi kijya ahandi ariko dia bari bateguye Eh, bari bateguye stade yari irimo abantu beza gusa abantu bose bari bishyizemo yuko iki gikombe kirataha iwacu. u Rwanda muri uyu mwaka wa 2026 bigenze neza yaba muri siporo yaba muri entertainment yaba muri showbiz n'ibindi. Wenda muri siporo uribuka ko mu Rwanda u Rwanda rwakiriye FIFA International Friendly Series ni hahandi u Rwanda n'ubundi rwatwaye igikombe cya gikombe n'ubundi bikarangira ibyishimo bigumye i Kigali. U Rwanda rwabyakiriye bigasigara i Kigali. N'ahandi twabonye baba Triple Mike Michaels babahungu b'impanga baje bakabikora rwose. Bari basajije Scovia. Ni umwaka wa 2026 tubonyemo ibitaramo bigiye bitandukanye. Yego. Twabonyemo Country Summer Tour, twabonye DJ Spin and Friends, twabonye King James. Wabona ko uyu mwaka twabonye ibyamamare ba Ashton Small baravutse. Baravutse batuzanira na Ashton Hall. Yego, twabonye ba Speed n'ubundi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Wavuga ko uru Rwanda uyu mwaka zari vibe gusa. Zari vibe mwana. Ni vibe ariko ibyishimo biheruka birenze ku Bareyo baje kuba baca impaka ari nawe utangaza kariho batirijwe. Abareyo nabuze icyo nabaha ariko mureyo ziri bumbona uyu munsi cyangwa n'indi minsi rwose ambwira ati bya bintu byacu watwemereye Abareyo kutambaye jezi ntabwo nyambaye ariko nagerageje kuvanga ubururu ariko byanze kuba ko ahantu nuye nabuze ahantu nkuri jezi ariko gahunda ni ukujya kuyarangura nkayatangira make urumva cyangwa ku kiranguzo cyangwa nkare buryo Abareyo bose bafasha ku buryo abantu bavutse uyu munsi ni benshi abantu bavutse nkanjye abantu batangiye gufana Reyo uyu munsi ni benshi. Ubu wavutse ubwa kabiri ariko muri no minsi rwose muri no minsi ntarabona akajezi rwose nimumfashe mu mama jezi ngiye kujya nambara Reyo najya ngambona Abareyo ari nk'abasazi nkagira ngo neza nkareba abantu bigarurira umutima ikipe nkabatsundi abantu babanyweye ibiki ariko nanjye nasaze pe ndabyemeye nawe wabyiyumvishije bimpame ndabyemeye nshingiye ku bintu nabonye muri stade. Ni ubutumwa n'uwitwa Munyakazi waririmbye cyangwa se 001 cyangwa Bruce Melody mu ndirimbo yise Munyakazi yararimbye ati cyangwa Murera ati nifanira amavu ariko nyuma y'uko Rayon Sport nayo itwaye igikombe yagiye ku nkuta nkoranyambaga nawe arandika aravuga ati you deserve it mwabikoreye. Yego, congratulations ni byiza cyane. Ese aho ngaho we ntiyahise agaragaza uruhande ariho nyine nyirizina. Yahise arugaragaza ariko reka nkubwire hari ukuntu umuntu abafana Reyo ariko yumva atari ibya danje atari ibintu byajya hariya ngo agire wa mutima w'umureyo biri official ariko ibi byo byadukomye pe. N'umuntu washidikanyaga ngo ngiye ngo ngomba kuba umureyo ngo sindi umureyo kabaye uyu munsi n'abandi bafanaga peri n'abandi ndakeka babonye uruhande. Yego, ni benshi banyacyubahiro benshi bagiye batandukanye batanze ubutumwa bwo kwifuriza intsinzi cyangwa se kuryoherwa n'intsinzi bakoreye aba banya Rayon Sport barimo Dr cyangwa se Minisitiri w'Intebe nawe waruri mu ntuza mu mukino yari yitabiriye yaba Minisitiri w'Intebe yaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse na Minisitiri wa Sport bose bakurikiranye uno mukino ndetse bakaba banagize n'uruhare mu gutanga bino bikombe. Ibintu byiza byari byishimiwe n'abantu benshi cyane ndetse n'abambasaderi hirya no hino b'u Rwanda batandukanye bagiye batanga ubutumwa bwo kwifuriza intsinzi cyangwa se bwo kwishimira intsinzi ya Rayon Sport. Harimo by'umwihariko uwo muri Luxembourg nyirizina aho ndetse n'uwitwa Mimosa nawe ni ni ambasaderi w'u Rwanda muri Luxembourg nawe yagize icyo abivuga haravuga ati ubururu hejuru ubururu rwose bwubahwe ndashaka amajezi aho ndasebye
birambabaje kuba naje muri iki kiganiro nambaye jezi ya Rayon Sport ni ukuri mumbe hafi abareyo mumbe hafi kandi nanjye sinzabatenguha uri kumva ewana naje nje ngomba gufana Rayon yego ni nyuma yo gutsinda ikipe ya Gor Mahia ikipe yo muri Kenya ikipe yahabuye APR ira kipe reka kubwira mbere yo guhabura APR nge nagene nahabuse haje umugabo twemera cyane mu regent mu gentleman n'ubu ndamufana nubwo nyine akangaka ko yasebye pe yasebye bibaho nk'uko undi muntu wese yaseba ariko yaragiye mu modoka yari yicayemo ari handagaza ati Rayon Sport nitwara igikombe cya Kagame Cup nzakomeza mba umuhungu ubusore bwanjye rwose ntago nzigera njya gukora mariage ntago nzigera nshaka umugore uri kumva ibaze kurahira ku busore bwe aki zuyazamo gake bibiri biba biratambutse yego mana ndi kwibaza ngo super manager ahanari ari guhumeka uwe mwuka ari guhumeka umwuka ndi guhumeka ubu ari ibintu tuvuga mugani ari guhumeka kabije oya super manager ni super pe ariko azwiho akantu ko kwivugira inyini ibintu biraho tu yego ariko nanone iyo yara cerebra urana apfa kurasa ntagabaze nimba ari buhushe cyangwa ari bugire ko mu minsi ishize twabanye kuntu yaburanyije MTN akayitsinda ariko nta muntu wafata icyo gitekerezo ngo ajye kuyamini ya rege MTN umuntu usanzwe that's why ari super ariko ubutaha ibintu bijyanye rwose n'igihugu ibintu bijyanye n'ikipe y'igihugu ajya ba careful ni benshi bagiye batanga ubutumwa bugiye butandukanye barimo na minisitiri abaminisitiri ubona ko rwose byabakoze ku mutima urugero nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ati rwose Rayon congratulations mwabikoreye ati Rayon murakoze guha abanyarwanda umuganura muduhesheje ishema twese mugumisha iki gikombe gifite izina twubaha hano iwacu by'umwihariko mukomerezaho Rayon Sport guca ibyuma bizanye intsinzi ikomeye reka ubwire nimba ari ibintu byari bituma twari tumaze iminsi tutazi ese turishimye turababaye ni ikintu cyo guca ibyuma zira vibe zose bura nta cyuma cyari kirimo nta mana depi nacyo kubera yuko niziri mu gitanda niziri ahantu hose bagiye umva bazi gufatanya wowe wazishyize mu gitanda ni ibibazo uri kubyumva ariko nabonye kuntu abamotari bakoze akarasisi barazenguruka ndavuga ati aba bantu nta na kibi ngo bashyizemo aba bantu nta n'ikintu nta ngufi irimo kweri nta zindi mbaraga zibakora ariko kuko nizera yuko ubumotari w'ikijya kugira ngo ajye mu muhanda ari ikintu yanyweye yabika moto ye kuko baragufata n'ikinyabiziga perime yawe ukajya kuzayiburana uri kumva ariko abantu bari buzuye umunezero hahandi bakaraze moto ndavuga ati mana aba bari ubafashe ntagire ugiriramo ibyago kuko ibi byishimo si gusa abakunzi ba Rayon rero sasa muze hano mbabwire nge ntago ndi wa muntu wijijishaga ngo afana Rayon uri kubyumva ariko ntayifana hari abantu bari kuza ku mbuga nkoranyambaga ngo mwese ngo murabizi ko turi abareyo ngo dukomeze dushyigikirane ngo mukore subscribe ngo mutwegere no ngewe nafanye Rayon kubera yuko ari cyo gihe nemeye rwose ko ngomba kuba umufana kuko ari cyo gihe mu minsi ishize hari abantu baba muri Rayon ewana bayigarurira rimwe na rimwe n'igihe batsindwaga ngiye nkabaserereza nkabaseka mbona ari nk'abasazi uri kumva bakambwira ati se ko tuba tubona uri umusportifu ko ngiye nyina basket ko nifaniraga ibintu bya basket ko tuba tubona uri umusportifu ni gute udafana Rayon nta musirimu udafana Rayon uri kubyumva bakambwira ati ngwino ujya muri fan club nkabwira ati wapi ibyo simbizi ariko uyu munsi today is my day nemeye nagahato ko umanitse n'ikiganza Rayon yatsinda ngomba kuyigwa inyuma Rayon yatsindwa ntazayiva inyuma shingiye ko yaduhesheje ishema Kagame Cup tukaba tuyifashe gutya akomenya iyo kipe ya mbere ufanye mu buzima oya
njye nakubwiye ngo ntago mfa n'igikona cyangwa murera niko byari bimeze nifanira Amavubi kugira ngo niteranye ubundi nifaniraga ikipe y'igihugu gusa ariko iyo mvuka mirahari zamukura n'izindi zose urukumva ariko rero yo yanyemeje ubu wahise ubatirizwa muri reyo niwemera urukumva kandi ubu ngubu byarangiye ngomba gutangira urugendo rwo kuba umureyo nyawe ngomba kuba umureyo nyawe wemewe n'amategeko ahubwo munshake nanjye ndabashaka urukumva abakunzi banjye hano kuri Men Empire umuntu utemeye umuntu nazajya dukora ibintu byiza rega cyangwa tukabona ikintu cyiza tujye tukibwira yuko ari cyiza umuntu akubwira yuko agukoma umubwira ko mukunda akiriho ni ibintu byiza cyane ni vibe ni finale ni umukino twabonyemo ikipe ya Rayon Sport isoje idatsinzwe aho yatsinzwe yagiye yinjizwa kimwe ni umukino abantu benshi batangiye bibaza bati cyangwa se urangiye cyangwa irushanwa rirangiye abantu bibaza bati bibera mu kibuga ni ibiki ni gute ikipe ya Gor Mahia ikubita APR ibitego 5 ni gute ikipe ya Rayon Sport isanzwe hano mu Rwanda itsindwa na APR ni gute kubita ikipe yanogeje APR iyihabije ibibera mu kibuga ni ibiki abandi bakavuga bati cyangwa APR kakano bavuga bati ko kuyibira cyaba bikora watuza kuki mu Rwanda watuza nitwiteranye hanze erega APR pe tuvugisha ukuri APR ifite abafana baba boss abanyacyubahiro abakinnyi baba boss babanyacyubahiro za V8 za Benz Mercedes nizo zikunda guparika ariko abareyo abamotari ku mutima cyane buranago babibonye buranago babibonye icyubahiro cya APR kikaguma hano mu Rwanda twagera hanze tukayibura se oya reka tuvuge yuko ari igihe cyacu cyabibo kitaragera kugifata ukumva ariko nanone nanjye ntabwo niyumvisha ukuntu ikipe yazikano APR ikayinoza Rayon Sport igera imbere ikayumvisha nayo ikayibwira ati icara wiga kandi APR yari isanzwe aha ni iwacu mu Rwanda aha ni iwacu mu Rwanda iki gikombe twaragisengeye imyaka yaribaye myinshi nabonaga umugabo muri stade yapfukamye arimo aravuga ati mana noneho byageze ku mutoza finali match igiye kurangira mbona umutoza neza arasaze amakositime akajya yafata gutya avuga ati mana wamfashije match karangira batatsinze igitego uri kumva mbona match irarangiye umutoza ya celebrate abantu baramuterura ibaze none hari ukuntu ana mu Rwanda ibintu byo gufana hari ukuntu baba babigize VIP uri kumva n'ubwa mbere umutoza bamufashe uri kumva bara celebratinga baramuterura none baravuga ati ewana udukoreye ibintu bitarabaho ni vibe ni celebration ni bibera mu kibuga uyu munsi APR bishobora kuba byagenze neza ku ruhande rumwe ejo bikanga burabaro baravuga bibaho nabonaga abakinnyi ba APR bari baje bambaye amajezi bumiwe ariko nanone banze kuva ku ikipe yabo kumva ariko n'ukuri ntago bagakwiye kumirwa ngo wenda hari ukuntu abantu dufana sibyo ariko tukanakabya so iyo ni ikipe yo hanze yarije mu Rwanda sibyo ntabwo twari kuzakuyifana ngo twirengagize yuko iyo kipe n'ubundi nubwo ari Rayon duhanganye nayo ariko nimba itwaye igikombe ni ishema ry'igihugu ako kantu tugomba kugatekereza ibyo bintu wabibwira Rayon ibyo bintu Rayon yabyumva Gor Mahia iri gukina na APR abariyo bari kwifanira Gor Mahia rero ni nabyo byabaye ubwo Gor Mahia yabona nyine iyi yari finali abafana bari bakwiye gukoresha mind man kavuga ati ni iwacu ni iwacu intsinzi irajya iwacu tuvaneho ibintu bya fanatism nubwo Rayon yari mu cyebo wa APR uri kumva ntago byari bikwiye yuko ugera hari ukigunga nkaho wumva ubabajwe nuko nyine umuntu wa hanze adabatsinze muri wanyu ibyo bintu Gor Mahia nayo yashatse kubizana ivuga iti reka twifashisha abafana ba APR hanyuma baza badutiza umurindi nituba turi mu kibuga badufane hanyuma minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ambasaderi Olivier Nduhungirehe waravuga ati ibyo bintu mu byihorere
iyo twageze hano ku rwego rw'abavandimwe twese ubu turi inyuma ya Murera, turi inyuma ya Rayon Sport. Ubu hano dushaka, mbese ubona ko bose bashaka ko igikombe gisigara mu Rwanda. Ubona ko byari ishema, ariko ngo kuba Rayon ibyo bintu ari APR ntago babikoze. Byari ishema, ariko icyo nzi cyo pe niboneshereza amaso yanjye hari nta mu APR wari uhari, nta n'umuriyo wari uhari, byivanze. Iyi yari finale, nta mutima mubi wari ubirimo, n'uwawugize n'ubujije, kuko Kagame Cup yatashye iwacu. Nabonye stade kuntu yari yuzuye amatoroshi y'amatelefone, urukumva abantu barimo barogeza, urukumva ndikumva Rugangura yateretseho, umva abantu bagiye muri mood neza, babizeye neza yuko bafite yerekwa yuko igikombe bari bugitahane byanze bikunze. Ariko waba ufana waba udafana, waba nyine ukigikira ikipe imwe muri izi ngizi kurenza indi, kumva ko byonyine ari irushanwa riterwamo inkunga n'umukuru w'igihugu, yego, kumva ko ryakiriwe n'u Rwanda, kumva ko risigaye mu Rwanda, nta kibazo, ni ishema, ni ibyishimo birumvikana. Uwo ari we wese waba ufana waba udafana uhita wumva ko ari byiza, ari ibintu. Erega no mu mitwe y'abantu baruhutse pe, baruhutse. Nayo ndimo ndareba ukuntu biryamiye mu kibuga rwose nk'aho badashaka gutaha. Ndavuga ati uwite ubatuye imitwaro kabisa. Byari kuba bibabaje, bimaze igihe kinini bitaha mu. Ndakubwije ukuri Rayon iyo itatuvana muri ibi bintu, iki cyumweru cyose cyari kuba kibaye bad pe. Yari umuganura bari gutuma turya nabi, ariko batumye uturyohera pe neza. Umuganura barangije kurya, mwari murimo musoza kuwurya. Twari turimo turasoza kandi wagenze neza. Nabonaga kuntu uzi kubana minisita bamwambitse, akomana n'ukuri ko Imana ibintu bya gakondo ni byiza pe, ibintu by'umuco nyarwanda biba biryoshye. Bamwambitse rwose uri kubona yambaye nk'umunyarwanda wuzuye, uri kubona ukuntu ari gukata umutsima w'amasaka, ari kurya impungure n'ibirayi. Agashera ni akagage, ariko se ko bagaciye n'ukuri dia. Ariko ntago bavuze ko batabiciye, ahubwo baciye akavuyo kabyo by'ibikorano bongeramo imisemburo, kubera yuko ubu umuntu ugiye kuzajya ufite mariage n'ibiki agomba kujya kwaka icyangombwa kugira ngo ntihagire ikibaba mubaze. Na hotel ahubwo iramukorera serivisi nk'izo ngizo, kubera ko ikintu gihari cyagaragaye. Ubundi mu muco kera abantu babaga bafite inzoga binywera bo ubwabo, bakayisabisha abageni, basangira n'inshuti zabo, bakashyira mu gacuma rwose, ukabona umuco bitandukanye na zira. Umugabo wabaga ufite agacuma ke rwose ku musego, uwo musaza wabonaga ari gufata ishoka, abantu mutayizi, ukabona ari kwasa urukwi, ukabona afite imbaraga koko nk'umuntu wariye ibintu bizima. Iriya nzoga yabaga itandukanye na zino bacuruza, kuko zino bacuruza bakora ibishoboka byose kugira ngo bashakire ubwinshi mu mazi cyangwa mu bintu byinshi kugira ngo bacuruze. Bashyiramo za reviye ziraza zikagutera ikintu bita inzoka, diyare yindi gucamara, noneho ukumva mu nda hari kukurya. Bagashyiramo ibi reviye, bashyiramo mandazi, ukumva umerewe nabi. Rero akagwa agashira umuntu yiyengeye ubwe, azi neza ko karajya mu mubiri we, azi neza ko wenda nubwo ashobora kuba adasobanukiwe neza ibintu bishobora kumwangiriza, cyangwa ariko uko biri kose ibyo akora byose abavuga ati ibi bintu ninjye urabinywa, ninjye urabikonsoma, nimbikora nabi biranyangiye. Bitandukanye na biriya bicuruzwa aho umuntu avuga ati ubundi ubushera bwa kera bwo n'agasururu ka kera rwose warabireba ukavuga ati ibintu ni umuti. Aho ibintu biri kuza ubu ngubu ukabona ni uburozi. Ubushera bwa kera nako umusururu, katubyita umusururu, ubuse ndabyita ngo ikigage, ikigage umuntu yinikaga amasaka, uri kubyumva, yamara kwinika amasaka akayinura, yamara kuyinura agashyiramo ivu, riravubura n'umuti, urukumva. Yarangiza akagenda agashaka ahantu hari igihuru kimeze neza, agashaka icyo bita umuravumba umubirizi akawuzana, yarangiza agakora uwo musemburo uri naturel. Buri umubirizi uvura inzoka,
uri kumva akazana urwo rwanga agashyira mu kigage umuntu ukinyweye agahita yumva ntabwo byashariraga neza wapi ntabwo byashariraga mwana akumva n'umwana ukuntu urura oya iyo wageze mu kigage na kagasukari ko mu masaka n'amavuta yaho uba wumva nyine ari ibintu bimeze neza kameze nk'urukingo mbese ku buryo ari urukingo urumva uwo mubirizi waje utuvura inzoka n'ibiki noneho uzanamo na kagasemburo umuntu ari kumva nyine imbaduko mu mubiri we ari kumva biri kuzamuka none ubu ngubu umuntu ari kugenda agahonda ibitafari akagenda akazana ziriya reviye zo mu maduka urukumva akagenda akajya kugura za bya product nyine mu maduka bakaza bagashyira mu biriya product ni ibishimike biza bikatumunga bikadutobagura impamvu leta rero iba yarakaye urukumva buriya nubwo twishyura mituweli amafaranga runaka ayo leta iba yashyizemo niyo menshi urukumva yo iravuga ataho kugira ngo tuzagorwe tuvuza tuzagorwa aba bantu n'ubundi kuko bafite urwego bageze rega ibintu bakoze ni nka mituweli bavuze ati aba bantu bo hejuru ayo bariyemo arahagije ahubwo reka ikindi ko umutungo wa mbere w'igihugu ari umuturage ni umuturage umutungo wa mbere w'igihugu ni umuturage ku isonga mwarabibonye ariko ni gute abantu bakora ibintu nk'ibi ibaze gukora ibintu nawe ubwawe utanywa ukavuga ati ni ibintu uri gufata ugateranya ugatunganya nawe ubwawe urabizi ko hari umuntu ukora biriya bintu abinywa njye nabonaga The Ben arimo aramamaza za NBG ba Muyango barimo barabyamamaza narangiza nkabona bikojejeho ku munwa gusa kuko barabizi ko ari bibi nta muntu wabinywaga ariko barabyamamazaga kubera iki ubuzima amafaranga n'aba bayobozi rero nuko byagenze barimo baravuga ati n'ubundi se ngewe ntago ndi umuntu umwe wafata imbarutso ngo senye ibi bintu reka ngendere mu mujya n'abandi bari kugenderamo atabangiye gitera bakirengagiza yuko aribo bantu batorewe inshingano zo kuturinda umuturage arimo arahuma umuturage yajya kurega ati reka ibintu bifite simake warega hese ariko nyabuneka umuntu ufite umuntu ibi bintu byangije ni ukubwira ati giye narapfushije cyangwa nanjye ibi bintu byaranyishe mpagaze nta n'ubuzima mfite ibintu biba bifite n'amazina nk'icyuma ngaho kiwingu ngaho ngo sinzi ngo ibyuma byose ubu byabitswe naho biri gutitira reka buri wese cyangwa se tubyumve kimwe twumve ko kuba bino bintu biri guhagarikwa leta iri kurengera ubuzima bw'abana cyane pe tubyumvishe n'abantu bafitemo amakredi muri banki sinzi ukuntu icyo kibazo cyo cyancanze sinzi ukuntu barabigenza n'abantu bafashe ama IBM bagasetingamo ibintu baranguye bagashyiramo stock sinzi ukuntu barabigenza ariko byibura abantu bagiye kurokoka ndagushimiye cyane The Pure abakunzi ba Men Empire turizera ko mwaryohewe comment zanyu hasa aho ngaho amami wamaze kuba umureyo aka kanya byahamye abareyo turizera ko ibintu biri kurushaho kugenda neza cyane okay reka tukomeze tubashimira mukomeze ibihe byiza nubwo nigize umureyo twumva ndabisaba mumbwira muri comment ko mwabinyemereye cyangwa mubona ko mbikwiye ndabakunda cyane iyi ni Men Empire ibihe byiza ukunda gutembera ukunda kuberwa hamwe na style zitandukanye dore ugomba kububarizwa na Men Empire Shop aho imyenda ihurira n'ubwiza bujyanye no gukomera twabazana imyenda y'abagabo n'abagore noneho abakerarugendo bo tubafite imyenda ikoze mu mabara meza adakanga inyamaswa n'ingofero nziza z'uruziga none se ukunda imyenda ikomeye kandi myiza Men Empire Shop turaguha style gutandukanye n'abandi igatuma ugaragara byihariye akarusho uguze imyenda iwacu turagukorera delivery aho uri hose. Men Empire Shop ibiciro byacu ni byiza bidashidikanywaho kuko binogeye buri wese. Dukorera i Musanze mu isantere ya Kinigi. Waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0761888333. Wanadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Men Empire Shop. Men Empire Shop, natural, confident and original. Men Empire Shop, dore style ihumeka umwimerere. Wow. Men Empire.